ndagaswi ngingi ndagaswi ngingi ndagaswi ngingi ndagaswi ngingi ndagaswi Isomo rya mbere. Nk'uko intambara ari nyinshi muri Ukraine, ni nako intambara nyinshi n'inkuba n'imirabyo byatangiye kuvugwa hano mu Rwanda hagati y'abayituba n'abahanzi n'aba manager. Byahinduye inkoyoyo. Ni ukuri ngo mutabare. Hatagize igikorwa, umwe muri bo yavanwa mu ijisho cyangwa se akavanwamo ni ukuri ruseke. Umuyutuba Yagoyisi na Cyangwe Husi ngo bazwiho nko gusuka amarira imbere y'uruhame, maze si uko yasuka koko bakabogoza, bakongera bagafatwa n'ikiniga bagahogoza koko. Ubwo ibyo ngibyo Murindahabiyusi yabirebaga, ni ukuri yarifashe aragira uti ngo ntago bishoboka, ngo aya marira ngo kwirirwa ahogoza nk'umwana yaguye asakusi, ngo ntago ari byo. Arongera araterura Murindahabiyusi aravuga uti nyamara yihakanye abantu benshi cyane, afite abana batabarika mu gasozi, ngo ndetse abarusha aya kagatungo nako kagatungo. Abo yihakanye, abo yagerageje kubirandura, ngo ariko ngo hari uwamuhegamye mu menyo. Nuko niko Yagoyusi yabibonaga, atumira Papa Cyangwayusi, maze koko Papa Cyangwayusi nawe avuga ibyamukoze ku mutima. Papa Cyangwayusi na Yagoyakusi ni ukuri bashyize hamwe bafatanya akababaro n'amarira. Barongera ati ndarira we ndarira, nimureke ndire mogozi, nimureke nongere niririre. Maze Papa Cyangwayusi nawe amuvunguriraho kuri genge yabo na Rukiyusi, maze Papa Cyangwayusi ngo yemerewe imodoka ngo ariko ngo nyuma ngo iza kunyuzwa mu gikari. Papa Cyangwayusi
ntiyigeze amenya n'irengero ryayo, maze kuko biragenda biramubabaza koko akazigo ke yari agiye guta hanze ngo abafana b'iyusi bakishimemwo, maze kabura kirengerwa. Niko guhamagara Rokiyusi, maze Rokiyusi nawe amurya isine karahava. Papa Cyangwe-Yusi arongera apiga isimu kwa Kadafi-Husi, maze koko Kadafi-Yusi aravuga ngo nanjye nararokiriswe ndi umupampe, hato nataza kwiyubikira imbehe ugasanga noraguye amashashi ku muhanda. Nuko Papa Cyangwe-Hakusi arabireba koko abona koko ni koko birimwo amayobera, maze hashize igihe gitoya n'agacano yari yishingiye aza kukabura. Niko kujya ku bindi bitubiyasi, maze kuko arongera ararira koko ararira pe, arongera ararira. Niko gutakamba ati akayitubi kanjye kusi, ati kabuze koko nimuntabare. Yitabaza ab'Ikantarange, ab'Ikanani, abo kwa Faraho bose, maze nabo bamugira amashoka. Baramubwira uti ako ni agatwiko wari warazimye. Yago-Yusi abonye ko ibyo bidahagije, abona ko Yutubayasi yakenye, maze aravuga ngo nta kuntu naba umuhanzi nanjye, maze koko uturirimbo nkadushyira hanze. Maze koko ni ukuri ngo abanyarwanda ngo banyurwa na byinshi, ngo na dukeya ngo tugisigaye tubanyura. Maze niko kumwandikira komenti, baramubwira uti Yago-Yusi urimo urica umuziki, reka wongere wisubire kuri YouTube yose, maze urebe ko wagarura ubuyanja. Isomo rya kabiri. Nuko maze nibwo Yago-Yusi yegeraga Papa Cyangwe-Yusi bahujije kurira, maze koko ararira, arongera ararira koko ati ya abanyarwanda Yusi, ati ntago banyurwa koko, narikokoye koko, ni koko ndikokora, none nibi banyituye, ati reka nongere ndire. Maze Yago-Yusi ararira kuko arongera ararira. Muri uko kurira Papa Cyangwe-Yusi nibwo yazaga ati wirira nanjye ndagufasha, reka ngufashe kuboroga. Maze kuko barongera bararira. Nuko umwami w'Abasikayiti-Yusi Isikorotiya nawe arabibona, ajya kuri Esiridi-Yusi, maze koko aravuga, arongera aravuga koko uti aba bana birirwa biriza, ni ukuri nimfata Yago nzaterura nshyire hasi, dore ko murusha imbaraga.
nuko arongera kuko asubiza amaso inyuma asanga kuko Yagayusi byibura aramusumba. Niko kuvuga ngo nubwo ndeshya nk'inzira cyangwa se ibuye ritega urugi, ariko namwikubira da. Nuko arongera ajya kuri papa cyangwe Yusi aramubwira uti nyereka UPI yawe. Nuko arongera aramubwira uti shahu ntaho tukuzi, yewe ati nta naho ugira utaha. Nuko Isikirotiyusi ab'Isikaritu ni koko barongera bapendinga umwirondoro wabo hasi, ati noneho umugabo urega agatuza ufite agatuza naze duhangane. Ni koko nanjye ndababwira ngo mwebwe muri kureba iki kiganiro n'iyi misa, ni ukuri birababaje kureberera gusa mugatumbira gusa ntukore agasubscribe, nyaboneka gakore maze koko nanjye ndega agatuza. Urwandiko rugufiya Yagayusi yandikiye Murindahabiyusi ati njyewe ubwanjye nkuhaye gasupu. Arongera ati ndakwihanikishije ni ukuri undambike hasi, menya ibyawe nanjye nzamenya ibyanjye. Ni ukuri abo bana managing urabica koko, ati urongera urabica ngo bamwe ngo wabatse ak'inyuma, abandi nako ubaka ngo ak'imbere, ngo sigaho ngo wibyongera, hagarika. Arongera koko aramusomera aramubwira ngo wakubona useka nk'uwikanira kuko yagira ngo koko uri umugabo. Aramwongera aramubaza ati ese Murindahabiyusi ujya wibuka ko ufite ubwanwa bungana gutyo butakwemerera guseka cyane nk'abana batoya bari kurya imineke mu nsina? Nuko maze Murindahabiyusi abibonye koko arababara. Reka ikindi gice tuzagikomerezeho n'amagambo ya Murindahabiyusi. Murakoze.